Hari amateka yandikishwa amaraso ku rugamba, hari n'ayandikishwa wino mu bitabo by'ubwenge, ariko iyo uhuye n'izina Patrick Nyamvumba usanga ayo mateka ahura rwose. Ntabwo tugiye kuvuga gusa ku mapeti ari ku bitugu bye, ahubwo tugiye kureba amateka yihishe inyuma y'uwo musirikare. General Patrick Nyamvumba ntabwo ari izina gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'impinduramatwara mu gisirikare cy'u Rwanda cyubaka amateka ku isi hose. Mu minota tugiye kumarana uraba umaze gusobanukirwa uburyo umusirikare umwe ashobora guhindura umugabane mu buryo bw'ubumenyi bwa gisirikare ndetse buhura n'ubwa diplomasi. Kugira ngo usobanukirwe neza ibya Patrick Nyamvumba uyu munsi, urasabwa gusubira inyuma mu mateka y'imyaka y'igihumbi 1980 ndetse n'imyaka y'igihumbi 1990 mu ntangiriro, ubwo yinjiye mu gisirikare akajya mu ishuri rya Nigeria Defense Academy. Ntabwo yashakaga kumenya kurasa, ahubwo yashakaga kumenya impamvu barasa. Mu rugamba rwo kubohora u Rwanda yayoboye amayuniti menshi, amatsinda y'abasirikare ari hamwe mu bihe bye bikomeye, mu gihe isegonda rimwe ryashoboraga gutandukanya urupfu n'ubuzima. Aho niho yagaragarije icyo bita tactique calmness, ubushobozi bwo gutuza mu bihe bikomeye. Ibi nibyo byamuranze no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994, igihe igihugu cyari kimaze kuva muri Jenoside bamaze no kuyihagarika maze bagatangira kwiyubaka. Mu myaka ya za 2009 isi yose yari ihanze amaso u Rwanda. Patrick Nyamvumba yagizwe kamanda wa UNAMID, ubutumwa bw'amahoro ku isi. Ntabwo yari inshingano yo kurinda ibirindiro gusa, yari inshingano yo kuyobora abasirikare n'abapolisi basaga 20,000 baturukaga mu bihugu binyuranye. Aho niho ubunararibonye bwe bwagaragariye cyane. Muri Sudani, Nyamvumba ntabwo yayoboraga akoresheje igitugu cyangwa amapeti afite ku rutugu, ahubwo yakoresheje ikinyabupfura ndetse n'ubunyarwanda. Niwe wazanye umuganda mu butumwa bwa UN. Ibi byahesheje amanota menshi u Rwanda ndetse byatumye abaturage bo muri Sudani batangira kwizera ingabo z'amahanga. Ibi kandi byazamuye izina ry'u Rwanda ku isi yose, biba nk'ikimenyetso cy'uko RDF ari igisirikare cy'umwuga ku isi hose, professional force. Tugaruke mu rugwiro rwa gisirikare Kigali hagati y'imyaka ya 2013 ndetse na 2019. Patrick Nyamvumba yabaye umugaba mukuru w'ingabo. Iki ni igihe RDF yagaragaje ko ari ingabo zikomeye mu karere kose. Ikaze kuri Nkunda Show, aho byose ari byateguriwe. Muri iyi si byegeranyo wahageze. Turashaka kwagura ubwami ukajya n'ibwota amasimbi. Ibyo ntibyashoboka uramutse udakaze subscribe, share ndetse na comment. Nitwa Idi Nkundiye. Nyamvumba yashyize imbaraga mu bintu bitatu: ikoranabuhanga, inyigisho ndetse n'imibereho myiza y'umusirikare. Yayoboye RDF mu bihe by'impinduramatwara zikomeye muri Central Africa ndetse no muri Sudani y'Epfo. Ubunararibonye bwe bwamufashije kubaka urwego rw'ubwirinzi ndetse n'ubutasi mu bihugu byose yagerageje kuyobora, ndetse yagaragaje ubutwari butajegajega. Igisirikare gikoresha ubwenge kuruta imbaraga z'umubiri. Ibi ngibi ntabwo byari kwemera cyangwa ngo bimenyekane iyo hataza kuba Patrick Nyamvumba. Patrick Nyamvumba yasoreje imirimo ye kuri Minisitiri w'Umutekano, ariko umurage we w'igisirikare ntabwo usibangana. Iyo usesenguye urugendo rwe usangamo isomo rikomeye riri mu kintu kimwe gusa: ubwitange no kudategwa. Uyu mugabo aratwereka ko ubumenyi n'ikinyabupfura bishobora kukugeza ku rwego rwo hejuru batitaye ku myaka cyangwa se ingano yawe ndetse n'ubuhambaro ufite. Ni umugabo wakunze igihugu ariko akunda ubunyamwuga, ndetse ni icyitegererezo cy'ubuyobozi butajegajega, consistency leadership.